ndagusuhuje kandi ugubwe neza aho uri hose umve kuguwe neza. Vocal News twifurije imigisha n'amahirwe mu byo uri gukora byose. Cyo nkwifuriza ho cyane ari nacyo nkunda kuvuga cyangwa se nkunda kwigisha, nkwifurije kugira amafaranga, nkwifurije ibikorwa byawe ngo bigende neza. Niba uri gucuruza ubucuruzi bwawe bugende neza, ibyo uri gukora byose ubigirire umugisha. Imana ibane nawe mu byo uri gukora byose. Rero ntimuntere ibuye, nje kubwira abasore nongere mbwire abantu bagikayakaya bagishakisha amafaranga cyane cyane bamaze kubaka. Ngiye kubwira abantu bo mu giciro bibiri, ngiye kubwira abasore nongere mbwire abantu bamaze kubaka ingo bagifite amafaranga cyangwa se umusore ugifite imbaraga. Nzi ko uri buze kwiyumvamo ahangaha, gusa abantu bari bwiyumvemo hano ntabwo ari uko babigiyemo babikunze, ahubwo nuko babuze uko bagira bisanga hariya hantu. Nimuntere ibuye kuko nanjye ndimo, nanjye ndivugamo, kuko ni isomo nanjye ubwanjye mba namaze kwigisha, mba namaze gutekerezaho nkareba niba koko ibintu ngiye kubabwira nibyo cyangwa nanjye byamfasha. Ngiye kubabwira rero imirimo 10 twese twisangamo kandi itari myiza. Iyo utakoze kera, iyo utakoze mushakisha amafaranga hakiri kare, iyo utagerageje ngo wiyubake witegurire ejo hazaza, wisanga muri buno buzima buno buribwe n'uburibwe. Ni imirimo 10 mibi twese twisangamo kandi itadukiza. Muri make ntabwo iyi mirimo 10 yagukiza, ahubwo ndimo ndagira ngo uyerende ejo utazisanga aha hantu. Ntabwo ari myiza, ariko utazisanga aha hantu. Ni imirimo 10 yatuma ukomeza ukabimbwa kandi uyijyamo uzi neza yuko n'ubundi wiyakiriye nta bundi bushobozi buzakuvana ahangaha. Rero niba ufite imbaraga nkitangira mbanze nkubwire iki. Niba ufite imbaraga uri umusore, izigamire ushakisha amafaranga azagutunga mu bihe bizaza, kuko nureba nabi uzisanga aha hantu. Nawe wa mugabo we, wa mumama we umaze kugera mu rugo, niba uzi neza ko ugifite imbaraga n'ubwenge n'udufaranga tw'igishoro, bikore hakiri kare hato utazisanga aha hantu, kuko iyo wisanze aha hantu ntabwo uza kuhava. Niwisanga muri iyi mirimo 10 ngiye kukubwira, ntabwo uzabasha kuyibyukamo. Iyo wayigezemo biba byarangiye, muri make uwagiye gutura aho ngaho. Rero reka mbanze mpikaze abantu bashyashya kandi bifuriza yuko aha hantu bageze bagiye kuhabonera imigisha. Bifuriza rero ko bakora subscribe, ari nabyo mbasabira, kandi nanabasaba ngo niba mara gukora subscribe bakore ukazogera, ubundi mbega inshingano zabo zose bazuzuza zanjye zo kumpakeya, kuko nanjye mba ngwaha ibintu byiza by'agaciro abandi batakubwiye. Mba ngiye kukubwira amasomo mwarimu atakubwiye. Rero ndatekereza ko bamaze kubikora. Reka ntangire gutya. Niba uzi ko uri umusore cyangwa se uri umugabo cyangwa se uri umumama, ahantu uri hose uzi ko wabona ubushobozi bwo gushakisha amafaranga, yashake vuba, wirinde kugwa muri izi business 10 ngiye kukubwira. Business ya mbere, nubona wisanze mu buhinzi, burya ibibazo bya mbere uhura nabyo ni ugufata isuku ukajya guhinga. Ushobora kujya guhinga, ujya guhingira amafaranga, cyangwa se ukajya no kwihingira ku giti cyawe, ukajya kwiha umubyizi wawe. Utagira ngo ni business y'ubuhinzi. Hari umuntu ujya mu buhinzi kuko byamaze kwanga. Twese dushakisha amafaranga bikanga, tukagerageza bikanga, ariko iyo tumaze kujya mu ngo, tumaze kubaka urugo, ahanini bikaducanga twamaze kujya mu rugo. Utaratinyutse ngo afate isuka ahinga akiri umusore, atangira gufata isuka ajya guhinga, azisanga mu buhinzi, cyangwa se uzisanga mu buhinzi, kuko ntabwo wabikoze ukiri muto. Waragerageje uzi ko uzabona amafaranga, ukazajya ubona 5,000, ukagerageza ugakora, ukabona amafaranga urimo urayabona, ariko ya nta kigenda. Wamara kubaka ugahora na risk noneho zituma usabwa amafaranga menshi. Ayo mafaranga menshi yo bigusabwa ntabwo haza. Niba ukiri umusore wararyaga 2,000 bikagutunga, wajya mu rugo ukabona urimo urasabwa 5,000 bya buri munsi byagutunga, utari buyabone. Wenda nta kazi ufite, wenda wacuruzaga none ubucuruzi ntabwo buri kugenda neza. Ibyo byose ni ibintu byishoboka, kuko wabonye ko nta kindi kintu cyagutunga. Uratekereza uti mbo niba byanze, reka noneho mfate isuka, aho kugira ngo njye kwiba bamfatire mu cyuho banyice, cyangwa se bamfunge, cyangwa se ngwe mu yandi makosa, reka nemere mfate isuka njye guhinga, n'ubundi imirimo ndayifite, kuko hari amasambu yo ntiyabura nanakwatisha, ariko mpingaho kugira ngo njye kwiba, yenda nabona n'ibyantunga. Abantu benshi bisanze mu buhinzi, nyamara ari uko batabikundaga. Ntabwo umuntu uri guhingira amafaranga, cyangwa se umuntu uri guhinga ashaka ipura izamutunga, ari guhinga ibijumba, agahinga ibishyimbo, agahinga amasaka, si uko ababikunze, ahubwo nuko ubuzima bwamaze kwanga. Niyo mpamvu yisanga mu buhinzi kandi atarabikundaga. Rero iyo yamaze kubujyamo ntabwo apfa kubuvamo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nubona wisanze aha hantu, uzamenye ko kuvamo bizakugora.
reka nkigera ahangaha iki kiganiro mugisharinga abasore bagenzi banyu, ubundi mugisharinga ku bantu bose, rino somo baryige, ni isomo ry'ubwenge. Ngiye nkubwiza ukuri iri somo ryankoze ku mutima kandi ryanamfashije. Bariya bahinzi ntabwo ari uko babigiyemo babikunze, ahubwo nuko babuze uko bagira bahita bisanga hariya hantu. Niyo mpamvu nagira nkubwire ngo nubona wisanze hariya hantu uzasenga Imana cyane kuko kuva mu buhinzi, iyo wamaze gufata isuka wagiye guhinga kugira ngo uhinge umubyizi wawe, uzamenye ko rwose kugira ngo uzabuvemo biba byarangiye. Uhinze bwa mbere ugahinga bwa kabiri, ubwo tayari wamaze kwibera aho ngaho. Nyamara atari uko bananiwe gucuruza butike, atari uko banze kugira kantine nk'abandi, atari uko banze akazi keza ko muri biro, ahubwo nuko bisanze hariya hantu byapfuye kera, byabanje gupfa mbere. Hahandi naryaga 5 ku munsi nakoreye 6,000, hahandi naryaga 6 nakoreye 4,000, harya menshi kurushaho ninjije. Niho naguye. Nawe uriya muntu nawe impamvu ari gukora kariya kazi nuko nawe ari ryo kosa yakoze, niho yaguwe. Nuko rikosa gatoya uzisanga hariya hantu. Ni business ya kabiri cyangwa se ikibazo cya kabiri twese twisangamo, nyamara tutabikunza ari uko twisanzemo kubera twakoze nabi imbere tukiri abasore, ni ugucuruza utuntu tw'ubuconco. Uriya muntu sinamugaya gusa aracyagerageza, ariko iyo wamaze kugera hari gucuruza utuntu tw'ubuconco, utuntu tw'uduconco, reka mvuge urugero, arimo aracuruza utunyanya, aracuruza udutoryi. Yego ni byiza, si uko ari bibi, ariko ntabwo yanze gukora ibintu byiza nawe nk'abandi ngo agire amamiliyoni yicare mu bintu by'ibihumbi magana. Yego arimo aracuruza, arazunguza 2,000, arazunguza 1,000 kuko ari kwanga kujya guhinga. Nawe impamvu ari kubikora nuko ari kwanga kujya guhinga. Ubwo umuntu w'uduconco mumwumve neza, hari umuntu ufite igishoro gifatika nk'$50, 100, 100 ngahe. Hari n'uwo ufite igishoro nto cy'igihumbi. Muzababona hari uzasanga ari gucuruza ibijumba, yaguze igitebo cy'ibijumba yafunzemo udufungo twinshi, cyangwa se hari uzasanga yaranguye inyanya akabase nawe aragiye afunga utundi tuntu ku ruhande. Uriya muntu ni utuntu tw'uduconco, yashoye amafaranga 1,000, arimo aragerageza kugira ngo abone ibimutunga ejo atazajya mu murima. Si uko atananiwe kujya mu murima, ahubwo arimo arabyirinda kugira ngo agerageze arebe ko yabona ifunguro rizamutunga ejo. Bivuze ngo arimo arahora asenga cyane, Mana mfasha ntahinga, Mana mfasha ntafata isuka nkajya guhinga, kuko guhinga biravuna. Umuntu umanika amaboko guhera mu gitondo akageza nimugoroba akimanika amaboko, uriya muntu aba yavunitse cyane. Rero undi nawe impamvu acuruza uduconco ni ukwirinda kujyayo. Nyamara twaze tubyumve neza, tukiri abasore twatinye gushora amafaranga 20,050. None uriya arimo arashora amafaranga 1,000 akaba ari cyo ajya kuzunguza. Uzanamubona rimwe na rimwe dukunze kubabona ari gucuruza amapera yaranguye angahe se 500, cyangwa se arimo aracuruza imyembe yayiranguye angahe se ni 1,000. Impamvu ari kubikora nuko ari kwirinda kujya guhinga biravuna. Nawe nubona wisanze aha hantu, wari umusore wangaga kubikora cyangwa se biguteye ubwoba, none kuko ubuzima bugucanze ugiye kwisanga uri gucuruza amapera, ibaze kweri. Ugiye kwisanga uri gucuruza supadipe, amazi wayafunguye urimo urashyiramo supadipe kugira ngo ubashe kubona amafaranga azagutunga ejo, urimo uranga guhinga. Rero nubona wageze aha hantu naho uzamenye ko wazize kuba utarumviye zino nama ndi kubagira kera. Niba utarumvishe aya mahirwe ndi kubabwira ngo nimukore izi business ku gishoro kingana gitya, ejo ukazisanga aha hantu, uzamenye ko nino somo waryumvise ariko ubanze kuryumvira. Uzamenye yuko hari ikosa wakoze mu mafaranga wahembwaga, nyuma ukaba uri kwisanga ahantu. Ikintu cya gatatu, ahantu ha gatatu uzisanga na ahantu hajyanye no gucuruza utubari. Uyu nawe arimo aragerageza, ariko ubanza ubyumve neza. Utubari, hari utubari dufatika, hari n'utubari twa nta kigenda. Arimo aracuruza imitobe yasembuwemo, cyangwa se ni inzoga yasembuwemo amazi, ubwo ni inzagwa, cyangwa se ni divayi, ni ubushera, cyangwa se ni ikigage bashyizemo ibindi bintu kugira ngo bibyimbe. Mbega ni twa tubari twa feke, twa tundi dupima ngo inabse navuga ngo sinzi ukuntu icupa akarigurisha 200, ararigurisha 100. Aho hantu tujya tuhabona cyangwa se duhumva. Nge sindajya ariko njya mbibona. Hari abantu bajya kunywa utuyoga tw'ibihumbi tw'igihumbi nako twa 200,
ijana aho hantu. Rero uriya muntu impamvu ari kubikora nubwo ari kwangiza abantu nuko ari gushaka amafaranga. Nose ugira ngo ananiwe ucuruza inzoga zipfundikiye ngo ashinga akabari gakomeye nk'abandi ashyira icyokezo hari? Oya, ahubwo ikibazo ni uko igishoro cye ni icyo kuranguza amafaranga 1000 ubundi akagenda agakubitamwo ibindi bintu by'amazi kugira ngo bibyimbuke byiyongere. Nubwo ari kubangiza aje ari kuko akurikiye amafaranga, si uko ananiwe kubaho neza nk'abandi, ahubwo no kugira ngo ejo adafata isuka ngo ajye guhinga, ni ukugira ngo ejo atajya kwiba ngo bamufate, ni ukugira ngo atajya gusabiriza. Ariko si uko ananiwe kujya gukora ibintu byiza nk'abandi. Bivuze ngo nubona wisanze aha hantu rero ndibuze kubagira inama bwa nyuma nimara gusoza. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo niba ukurikiye kino somo kino cyigisho nitugera ku musozo wihangane ugere ku musozo, kuko tugeze ku musozo ntanga impanuro nahanurira umwana wanjye, ntanga umusozo mwiza, inama nakugira muri ibi byose maze kukwigisha. Rero uyu muntu uri gucuruza kano kabari ka feke cyangwa se arimo aracuruza wenda akaresitora ka feke, arimo arateka ubugari akabugira ukuntu kugira ngo buribwe n'abantu benshi abone amafaranga, nuko ari cyo gishoro cye. Rero abantu benshi bisanga ahangaha atari uko bashatse gukora ibintu byiza, ahubwo ari ukubera bakoze ikosa rya kera, uyu munsi bakaba bari kuryicuza bagakora ibintu bibi. Ikintu cya kane abantu bisanga mu buyedi. Abayedi baravunika rimwe na rimwe, hari aho bahembwa amafaranga menshi, ariko uyu wa kane w'umuyedi hari abahembwa noneho n'amafaranga make ashoboka, kandi yavunitse. Umuyedi aravunika pe, ahera mu gitondo avunika ni nk'umuhinzi, nyamara yajya gutaha agatahana 5,000, nyamara 5,000 araba mu nzu y'ubukode, arimo arishyura, afite umuryango, nibaza amafaranga 5,000 cyangwa 3. Rero dushaka reka tuvuge 3,000. Uriya muntu wavunikiye umuryango kuriye utahanye 3,000 kuko afite umuryango, afite abana bariga, umwana akeneye kwambara, umugore akeneye kwambara, cyangwa se mbabwiza ukuri iyi mirimo iravunanye. Rero nubona wisanze mu bintu by'ubuyedi, nyamara kera hari ukuntu wabonaga udufaranga ukanga kudukoresha neza, nyamara mu minsi iri imbere uriya amafaranga ubonye jya uteganya ko mu bihe bizaza ahubwo bizaza ari bikurusha ibyo urimo aka kanya urakuryoheye, ariko mu bihe bizaza bizaba ari bubi cyane. Rero uyu nawe nubona wageze aho uzicuze, kuko hari amafaranga wayayaga kera, wayaryaga nabi kera, aka kanya bikaba biri kukugaruka, bigatuma uri kuvunikira 2,000 utegereje kujya gutunga umuryango, kandi utegereje kwishyura inzu, utegereje kuzambara neza nk'abandi, ukeneye utuvuta, ukeneye isabune, kukurirwa mu kiyedi nutahura karaba, ukeneye kurya neza kuko ntabwo wajya mu kiyedi wariye nabi wahagwa. Ibaze izo mvune. Rero ikiyedi nacyo tukisangamo kikatuvuna, nyamara nta kundi kuntu twabigenza. Ikintu cya 5 twisangamo ni ukorora amatungo aciriritse kandi nabwo ukirirwa yaragiye. Abenshi nabwo bitubaho cyangwa se turanababona, ugasanga ubuzima bwamaze kwanga, akavuga ati uko byagenda kose sinabura n'ihene cyangwa se inka. Ugasanga afite inka imwe, abyutse mu gitondo yiragiye, ageze nimugoroba akiragiye. Icyitonderwa, iyo nka ntabwo izamuhingira, iyo nka ntabwo izagira gute, ariko kuko nta kundi yabigenza, arabyuka yiragire, atahe nimugoroba akiragiye. Niba atanayiragira kandi arayahirira ubwatsi, ajye mu gitondo yirwe yahira, atahe nimugoroba. Arakenera kurya, arakenera amavuta, arakenera indi mibereho, nyamara ya nka ategereje umusaruro izamuha mu mwaka umwe, yenda ibyara rimwe mu mwaka. Reka tuvuge ko buri mwaka iyo nkibyara, ako se tuvugisha ukuri uriya muntu azatera imbere? Ntabwo byakunda. Yari ibintu utakoze kera, iyi nayo ni business ahita yisangamo, kuko nta bikorwa byiza yagize yiteganyiriza bizamutegurira ubuzima bwiza azaca mu bihe bizaza. Rero yajya kwisanga, akisanga afite agaka kamwe nako nta kigenda, akirirwa karagiye kakamutunga, akazakomeza acunganwa nako, kandi uyu muntu afite n'umuryango. Business ya 6 abantu twese twisangamo ni mu bunyonzi. Ubunyonzi nabwo bugira amafaranga, ariko twitonde, ubunyonzi buravuna cyane ko hari naho bwemewe hari naho butemewe bitewe n'imisozi baba bagiyemo. Rero uyu munyonzi yagiye kunyonga aravunika, kunyonga uhetse umuntu wajya kumwishyuza akwishyura 200, 300
yenda uratwaye abantu 20, ubwo ni 6,000, saa sita wariye, kandi umunyonzi uko atwaye niko nawe asaba kurya no kunywa, ubwo ari 3,000, ubwo natahana 3 kandi afite umuryango, afite umwana uri bwige, afite wenda ni 2 cyangwa se n'umwe, afite umugore ukeneye kurya ibiki n'ibiki, nabyo bikamuvuna. Wasanga umusaruro ari gutahana uwo munsi, ugasanga n'ubundi ni za mvune gusa, kandi afite amashuri, yarategereje akazi keza arakabura, none na twa duki yabonye yatuguzemo igare kugira ngo rizabashe kumuverisa cyangwa se rimutunge. Business ya 5 abantu bisangamo cyangwa se imirimo twisangamo, reka ne kubyita business, ni imirimo twisangamo kuko twakoresheje igihe cyacu nabi. Ni ubukarasi. Nimvuga ubukarasi, reka mvuge abantu bahamagara abagenzi, dore imodoka iragiye, tugiye hanaha, amafaranga ari 300 mujyemo, uriya muntu uhamagara cyangwa se akaza kagutangira ugiye cyangwa ubu ngwino dore imodoka igiye kugenda ujyane nayo, uriya muntu akenshi aba afite n'amashuri nawe. Rero tubyisangamo naho kuko igihe cyacu twagikoresheje nabi, nyamara amafaranga atahana nangahe ni 5,000 bamuhemba, nayo atanageramo. Rimwe na rimwe hari n'abakorera amafaranga yo kurya ari agambiriye ngo abone ifunguro, mana mfasha mbone ifunguro rya ntungu uyu munsi, agatahana 2,000, yatahana 2 afite umuryango umutegereje ngo ari buze kuzana ihaho. Uwo muryango wategereza ko ari bugire ikintu ari buzane, yatahana agatahana 2,000. Ntabwo abantu batera imbere. Niyo mpamvu navuze ngo nubona wisanze aha hantu kugira ngo uzahave biba bigoye, kuko nawe ajya kubijyamo yaramaze kwiyakira ko nta kundi kuntu yabigenza. Rero uwagiye kwiyakira kujya gushakisha 2,000 atahana, byanze bikunze aba yamaze kwiyakira ko nta kigenda, nta kintu ari butahane. Ariko ahantu nimpavuga mwumvemo ko hari ibice bibiri. Hari umukarasi ushobora gutahana amafaranga menshi pe, ashobora no gutahana 10,000, ariko hari n'umukarasi utahana 1,000 ndetse n'5,200. Ntabwo uwo muntu rero utahana 5,200 wavuga ngo afite future nziza yo kuza wapi, aba yaramaze kwiyakira ko byanze. Rero ubu bukarasi wabukoze buramuvuna kandi nta musaruro bumuha. Rero reka nihute inge ku kintu cya 8 twese twisangamo. Umuntu wa 8 ni umukarani, ukisanga wikoreye imizigo y'abantu, ukajya kubwira umuntu mwiganye, umuntu wari inshuti yawe, umuntu mwakoranaga, rimwe na rimwe wanakoreshaga, ukajya kubwira ngo zana nkutwazi umutwaro umpa amafaranga. Bivuze ngo arimo aranga kwiba, arimo aranga kujya guhinga, arimo aranga, mbega nta kundi kuntu yabigenza. Impamvu abikora nuko nta bundi buryo. None se ugira ngo yanze kubaho neza nkawe? Ntabwo yanze kubaho neza nk'abandi, ariko nuko nta kundi kuntu yabigenza nyine, kuko aho kugira ngo ajye kwiba mufunge cyangwa gukora andi makosa, nta kundi aremera aza kubwira ati mpuwo mutwaro wawe mwikorere nkukujyanire ubundi umuhemba yushaka. None nabigenza nte? Muri make nawe ubwiye amaze kwiyakira. Umuntu wa 9 ni ubudozi bw'inkweto. Hari umubare akavuga ati none nkora iki? Cyane kandi nzi neza ko ibintu mbabwira ni ibintu bibaho kandi biriho. Akavuga ati none ndabona nta kundi byanze, rero ikintu ngiye gusaba, ngiye gushaka ikoroshi, nshake n'urudodo, ubundi ngenda dode inkweto z'abantu bamo amafaranga, nibura nabone ibyo ndya, nabone ibyadutunga, kandi uwo muntu afite umuryango. Rero amafaranga atakoresheje kera ubu aka kanya yibutse cyangwa se yamaze kwiheba, ubu tuvugana arimo arabwira abantu ati nta rukweto ufite nakudodera ukama amafaranga. Nadoda inkweto 20 guca senkani aratahana 1,000. Icyo 1,000 arimo aranga guhinga, kuko n'ubundi umuhinzi arahembwa amafaranga 1,000. Rero aho kugira ngo ajye guhinga aremera ajye kudoda inkweto, n'ubundi ntaho babatani aravunika yicaye ku muhanda, rimwe na rimwe ababone cyangwa se n'undi munsi ababure, ariko uko byakagenda kose ntabwo bavunika kimwe. Rero umuntu wa 9 ari we ngiye gusorezaho ni akazi ko mu rugo. Aha ndahatindaho nibura ndahamara umunota umwe, kuko umuntu ukora akazi ko mu rugo afite ingo yubatse nk'umugereranye na wa wundi uba mu rugo, umukozi wo mu rugo usanzwe ubamo. Hari n'umukozi wo mu rugo kuko we ashaka amafunguro, afite n'umuryango we ntabwo ashaka kubamo, araza gukorere ubundi atahe. Urugero, hari ujya kukumesera akakubwira ati ngewe muzana imyenda njye kukumesera, ngewe cyangwa se nze nkukoropera aho hantu, cyangwa se nkutekere babaho, cyangwa se noza imodoka ya bosi, cyangwa se muraririre, wenda urugero ndarara izamu ry'inzu ye, cyangwa se ku manywa nabwo ndarara izamu sekirite. Iyo ni imirimo yo mu rugo ari kuri butahe wawe. Bivuze ngo aba nabo twisanga ahanga kuko nta kundi kuntu twabigenza. Ukajya gukorera umuntu kugira ngo ubone ifunguro ry'umunsi, njye kukumesera ariko mbone ibyantunga. Rero aha naho turahisanga, nta kundi kuntu twabigenza, nuko igihe cyacu twagikoresheje nabi. Rero dore inama nagira ngo mbagire
mu masegonda makeya. Ibi bintu uko ari 10 maze kubabwira twese twisangamo, ni ukubera ko igihe cyacu twagikoresheje nabi, ni ukubera ko ya minsi yacu twabonagamo ya mafaranga ntabwo twari tuzi yuko tuzisanga aha hantu, ahubwo tukajya kwisanga turi umuhinzi, ukajya kwisanga uragiye intimwe nabwo itazagutunga, ukajya kwisanga usigaye udoda inkweto, cyangwa se uri umukarani uri kwikorera imizigo y'abantu kandi abo bantu uri kwikorera warabona bakoreshaga, abo nibo wari boss kuri bo. Ahubwo ikosa twakoze ni uko icyo gihe tutatekereje ngo ejo bizagenda biti. Nkunda kubabwira ngo kure business yatuma utegura ubuzima bwawe bw'ahazaza, cyangwa se ukore business ituma urya amafaranga make usavinge menshi. Uzirinda igihe kizaza ko wazaba kora izi business nakubwiye, bizatuma izi business nkubwiye utazazicamo. Ariko nuramukuriye nabi amafaranga yawe ukayarya nabi, cyangwa se ukabona amafaranga ukayajera nabi, cyangwa se ukabikerensa, byanze bikunze ubuzima nibugucanga uzisanga muri izi business 10. Reka nkushimire rero ngira gutya, nyamuneka irinde kuzakora izi business hakiri kare, gerageza uzirinde, kuko nuramuka uzigiye mukazisanga aha hantu twazivamo bizakugora. Rero reka nkusabire umugisha kandi nkusabire ngo gerageza urye make saving menshi, kandi gerageza ukoresha uko ushoboye, wizigamire ubutunzi buramba, ubutunzi buzatuma hano hantu cyangwa se business izatuma aha hantu utazahagera. Ndagushimiye.